yagendana cyangwa yakwibuka kwitwaza mu gihe agiye gusura sheri cyangwa ngo afite imyaka igera muri 40 ariko akaba yifuza gutera inda umukobwa w'imyaka 15. Ibaze arimo aratunga urutoki muri RIB. Uwo mugabo wamwizeza afite iminsi mikuru ya Noheli. Abakobwa barimo baragirwa inama cyangwa abafemeri kujya guhaha bitwaza agafuka cyangwa envelope. Ibaze mu kiganiro kirekire ndavuga mu makuru maremare turabiganiraho tubisesengure umenye iyo envelope yariyo cyangwa ako gafuka kariko. Kandi makuru abagabo basa nk'ababigize umwuga gutera inda kandi batitaye kuzitaho cyangwa kuzirera barashyirwa ikibazo cy'ubucucike bw'inda nyinshi bashobora gutera kandi batabyiteguye najo. Ubwo rero ibyo byose ni ibintu tugiye kwigiraho umwanya muremure turaba dufite. Ayo ni amakuru muri mukomeze kumenya, dukomeze dukurikirane kuri Everman TV show. Ayandi makuru yose agomba kubageraho uko bikwiye cyangwa uko bisanzwe. Mu yandi makuru nk'umuhanzi ushobora kuba bita Minanizo Falcon yatangaje uburyo yatangiye umuziki 2012 ariko akageza uyu munsi atarimo gutangaza amakuru neza y'amafaranga ashobora kuba akura mu muziki. Ibaze ibintu biracyari ibanga, ariko n'ubundi aza gutangaza ngaramutse agiye muri groupe bagiye gukora nk'indirimbo akaboneka mu bateguye iyo ndirimbo bikaza kuba ngombwa yuko bamushyira hanze. Bivuze ngo ntabwo yakwemera gusohoka, ahubwo nawe aza kutubwira yuko hari ibibazo bijya biba mu muziki nyarwanda cyangwa mu bahanzi nyarwanda. Aravuga ngo we biramutse mubayeho yahita ava mu muziki. Icyo kibazo rero ngaho nguko wamenya uburyo cyaba giteye. Aravuga ngo ndamutse nanditse indirimbo byaba ngombwa yuko tugera muri studio amagambo yo kuyikomezamo bikananira njyewe aho kugira ngo nyivemo, ahubwo iyo ndirimbo nayireka abayiririmba bakayiririmba cyangwa ariko muziki nkawuvamo burundu sinzongeye kuwusubiramo. Nguko rero turaba twumva akadirimbo gato gatuje. Mu kanya turongera tugarukane n'amakuru maremare arambuye kugira ngo tumenye ibyo bibazo by'ubucucike mu gutera inda, ibyo bibazo by'udufuka cyangwa envelope barimo kubwira abafemeri cyangwa abakobwa bategura kujya gusura abasheri babo mu minsi mikuru. Iyi minsi yegereje Noheli n'ubunane. Ubwo ibyo byose turabimenya neza mu kiganiro kirekire turi bugirane mu makuru yacu. Murakoze mu kanya turongera dusubire Everman TV show. Katurebere hamwe utwo dufuka cyangwa envelope barimo gushishikariza umukobwa cyangwa umufemeri kuba yagendana cyangwa yakwibuka kwitwaza mu gihe agiye gusura sheri cyangwa shushu. Muri yambo aravuga ati ni umukunzi cyangwa umukundwa, ariko nyine turebere hamwe ako gafuka cyangwa iyo envelope iyo ariyo. Umukobwa umwe yaranditse ku rubuga rwa X, urubuga rwa X, ariko uko numva wagira ngo nashoje ku rubuga rwa Twitter cyangwa Instagram. Arandika aravuga ngo njyewe mu minsi mikuru 2018 nagiye gusura umuhungu kandi ngenda niteguye. Maze kugerayo twaje kwicarana tugirana ikiganiro kirekire cyane. Murabizi namwe muri abantu bakuru ibintu bijyanye n'urukundo murabizi kandi mubisanzwemo. Nyuma twaje kwinezeza karahaba karatinda, noneho ariko hari icyo tutari twiteguye. Ntago rero nitwaje iyo envelope cyangwa agafuka. Nyuma ibyakurikiyeho yaje kuntera inda ariko nyuma aza kuyihakana. Ibaze uwo musore afite gahunda yo gutera inda cyangwa nuko byamutunguye. Aravuga ati rero basore bakobwa, ariko cyane nge ndivuga nk'umufemeri, ndimo ndashishikariza abakobwa bagenzi banjye kuba muri iyi minsi mikuru ari iminsi bashobora kwitondera, kuko iyi minsi iba ari injyana muntu. Njyewe byambayeho ibyo mbabwira nabizi si ukubabeshya. Reka nongere mbabwire iyi ni inkuru ndimo gusoma ku rubuga rwa Twitter cyangwa Instagram. Ni inkuru umukobwa nashatse kugira ibanga, ntago nagaragaje amazina ye, nayagize ibanga yanditse. Aravuga ngo ibi bintu birababaza kugira ngo utware inda kandi utabyiteguye, kugira ngo ubyare uwo utabasha, uwo udafite uwo mufatanya kumurera. Icyo ni ikibazo cyane gikomeye. Iyo umaze utari witeguye ibi ni ibintu cyane, ariko
nyuma yo ni amagambo yanditse ku rubuga rwa X, ariko nashonje pe, ku rubuga rwa Instagram na Twitter. Noneho mwibaza nanjye tukibaza abasore batera izo ndabo ntibite kubo bateye amata, ibyo biba bihagaze bite? Rero ugasanga abandi banyuze mu gikari bakavuga ngo baba baje ariko tutasezeranye kuba twabatera inda, cyangwa tutasezeranye yuko tugiye gukora ababebe ni mu kirimi cy'amahanga, harya buriya ni mu kirimi cy'icyongereza. Ntabwo baba biteguye gukora umubebe, ariko biba bije nk'impanuka bibatunguye. Mu yandi makuru turarebera hamwe ikibazo kirimo gushinzwa abagabo ngo ni ubucucike, ni ugutera inda mu buryo bw'ubucucike. Ngo umugabo arimo aratera inda mu buryo bw'ubucucike, kenshi yamara no gutera inda akihakana ati sinjye na runaka mushobora kuba mwarahuye, sinjye, ariko icyo ni ikibazo cyane. Turebere hamwe uburyo birimo kugenda ngaho nguko. Aho hantu reka tuhafatanye nanga havuga ngo umugabo utuye mu manegeka ntatinya gutera inda umukobwa w'imyaka 15 kandi we afite imyaka 46. Icyo ni ikindi kibazo gishobora kuba kiganje, niba ari abakobwa bafite ubushyuhe, niba ari abagabo bafite ubushyuhe, ariko aho ntabwo twapfa kubimenya neza. Ni gute umukobwa hari nashonje, umugabo w'imyaka 45 arimo aratera inda umukobwa w'imyaka 15, bigaragara yuko umugabo arimo aratunga urutoki muri RIB. Birashoboka kuba rero kandi babikora mu mabanga, nyuma bikazagaragara inda rizanyamwego, niko babivuga hari mu kirimi cy'ikinyarwanda, inda ari nkuru umukobwa yenda kubyara, ndavuga ari ivutse ngaho nguko. Mu yandi makuru maremare ndumva keretse mbagarukiye mu ngingo zagiye zitanga amakuru, aho umuhanzi bita Minanizo Falcon yarimo kuvuga yuko aramutse yanditse indirimbo bikaba ngombwa yuko bakenera kuyimukuraho nk'umongo yamunaniye kuririmba, atazongera kugaruka mu muziki n'undi munsi n'umwe. Hano hari umuntu wanditse aravuga ngo tujye twitondera iminsi mikuru ya Noheli, niba ariyo yo gutangaho impano natwe twakiraho izindi. Ubwo yagarukaga ku bakobwa, umukobwa ngo yashobora kuba arimo kwitegura kwakira isaha, ariko nawe yitegura gutanga umupuri. Ibyo ngibyo akandika avuga ngo tubikore ariko twiteguye n'ingaruka zishobora kuzamo. Ninyenera kwakira menye yuko nanjye bashobora kumwoma akantu kandi kakandenza amavi. Undi nawe arandika aravuga ngo iki gihe ni manguhe, ningira icyo muha witegure nawe kugira icyuma. Arakomeza agira ati umukobwa witeguye kwakira impano nawe niyitegure gutanga indi, yaba ari iy'umubiri cyangwa ari iy'ubuzima bwe, abikoreye nka Kristo. Kristo iyo ugiye kumuramya nawe hari imigisha bari buguhereza. Ahangana ngiye kuvuga amen, ariko uyu muntu yanditse mu ivanjiri ntagatifu ahari. Undi nawe arandika agira ati nk'ubu mfite umusheri arimo aransaba ibindenze, kandi mo kunsaba ibindenze nzakora uko nshoboye mbibone, ariko nimara kubibona nanjye icyo nzaba nkeneye azakimpa. Undi nawe arakomeza agira ati ntabwo turimo kubavuga amazina, ntabwo ari ngombwa kuba twabamenya, nta n'umwe ubishinzwe muri twe. Icyambere ni ukumva amakuru kandi tukayakurikiza. Ngaho nguko arandika agira ati mfite umusheri tumaranye nk'icyumweru kimwe, ariko arambaza ati ushobora kuba utunze telefone y'amafaranga make, njyewe nkaba ntunze telefone ihenze, ese iyo telefone iramutse imenetse ikirahure wampa nk'ibihumbi 30 byo kuba nayikoresha cyangwa 50? Ubwo ngubu yarimo kutugisha inama. Muraca mu gikari cyangwa mwandike mumugire inama. Murakoze cyane, nawe ubutaha. Mureke dukomeze twibuke gukora subscribe kugira ngo ibintu bikomeze biryohere namwe baryohere, twese ifite kuri tubana ubuki cyangwa uburyohe. Muri abiteguye kwakira abasheri cyangwa abashushu, namwe mubikore mwiteguye impinduka zishobora kuvuka nyuma y'iyo minsi mikuru, kandi muzakira neza.